maginga ya muri iri joro ryo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 31 ibintu birakaze mu misozi miremire ya Minembwe. Abasirikare b'aba FDNB, FARDC, FDLR, abacanshuro, aba TPDF bari guhunga bitewe n'ibikorwa bikomeje gukorwa na AFC ndetse na twirwaneho. Byakaze muri iki gicuku, muri iri joro. Ni igicuku ubona ko cyabonetsemo impindura amatwara zidasanzwe nyuma yaho n'ubundi AFC itabariye ku gihe ikajya gutanga umusada kuri twirwaneho, aho imirwano yamaze iminsi ibera kuri Pwezeho. Reka nkusuhuze muri iki gicuku, wowe wahisemo kubana natwe, nawe ukitwumva bwa mbere, reka tugushimire, ariko tunagukangurira gukora kuri subscribe kugira ngo ujye wumva akantu ku kandi amakuru yizewe kandi atarimo amakabya nkuru ari kubera muri biriya bice n'ubundi byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nge muri kumva kuri mikoro ni Damien Habumugisha, ntabwo ndi jyenyine, iruhande rwa mikoro ndi kumwe na bwana Habinshuti John. Habinshuti John, umugoroba umeze ute? Bimeze bite? Ni umugoroba umeze neza, usa n'utuje, urimo ikirere gifite imvura. Ni umugoroba mwiza cyane urebye n'iminsi twari dufite izuba ryinshi, urabona ko hari icyahindutse. Ni ikibazo gikomeye cyane bakunzi ba Kigali News, gikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ikiba kituzanye ari ukubaha updates z'umugoroba kugira ngo mumenye ibiraye, mumenye uko situation imeze. Abasirikare bakomeje kugwiriranaho, babyize ko ari withdraw, ariko bigaragara ko ari intsinzwi iri kugaragara mu buryo bwa Croatia n'ubundi bari guhangana nabo. Ubona ko bakomeje kugenda bava mu bice bigiye bitandukanye ku rwego rwo hejuru. Ni nyuma yaho n'ubundi maginga ya muri iri joro mu masaha y'igicamunsi hatewe drone muri uno muhana n'ubundi, wahaho drone yaguye muri za Madego. Ubona ko byateye ubwoba abari kuri Croatia n'ubundi ya FDLR, FDNB. Ubona yuko basa nkaho nabo bagize urwikango bitewe n'ibikorwa bakomeje gukora n'abaturage n'amazu bakomeje gusenya ku rwego rwo hejuru. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ubona ko nubwo ibi byose byabaye, ariko maginga ya ubona ko bagikomeje kwirundira mu mashyamba. Ubona ko hari ikintu basa nk'abokeje, basa nk'aho bashaka kujijisha AFC na twirwaneho kugira ngo bakore comeback. Ubone ko noneho baze bakora ibitendo bikomeye ku rwego rwo hejuru. Bwana Habinshuti, sinzi icyo nakubwira maginga ya. Urabona ko n'ubundi bigoye ku rwego rwo hejuru, ko bitari buze koroha imirwano, nubwo bigaragara ko bwaba ari uburyo bwo kuba hagiye kubaho umutuzo, ariko imirwano irakaze, iraza kubura kandi iremereye. Yego, niko bimeze mu nce zose za Sud Kivu. Urabona ko ni agace karimo intambara mu gihe byose, n'uyu munsi ziba zabayeho. Niyo mpamvu ubona ko bakubwira ko muri kara gace Pwezeho hari impinduka zihari mu bijyanye n'uburyo bwa deployment ku ngabo ku ruhande rwa M23. Urumva ko bavuga ko yahagejeje ingabo zifatika kugira ngo ibashe kuharinda bikomeye, kubwo kuba bigaragara ko hari imbaraga nkeya, bijyanye n'uko wabonaga ko bahibasiye cyane, ariho ibitero biba buri munsi, hakaba n'impfu z'abaturage. Urumva ko hari impinduka zabayeho zigiye gutuma hashobora kuba hatazongera kuvogerwa nko mu bihe bisanzwe. Nibyo, nyuma yaho n'ubundi hagaragaye ko AFC yahageze, bakanagaragaza bamwe mu basirikare ba FDNB, aba Wazalendo bafashe matekwa muri biriya bice imirwano ikomeye. Iki cyumweru cyari isibaniro, mbabwira yuko twitege wenda icyumweru cy'impinduka, twitege icyumweru cy'agahenge muri biriya bice twirwaneho yokejweho umuriro koko nk'izina ryayo yirwanaho ku rwego rwo hejuru. Niko bimeze twirwaneho ihamaze imyaka myinshi muri kara gace, kandi yagaragaje kwitanga ndetse n'ubutwari bukomeye. Ni abahungu barwanya atari benshi. Urabona ko harimo icyo hagati yabo na M23 ikiri muri Nord Kivu. Urabona ko ni abahungu barwana
wasoma intambara zabo niyo zaba ari izanuka mu bitaro wabakunda. Uribuka muri cya gihe byari bimeze nabi, za ntambara zaberaga hara ku kibuga cy'indege Bukavu za Kavumu, urabona ko hari ahabaye intambara ikomeye ibera Karehe. Muri icyo gihe urabona ko hari force zashatse gusa naho zihererana irwaneho, kandi yari mu birometero byinshi uvuye Kavumu, urumva harimo intera, ariko babashije kwihagararaho kugeza ubwo M23 yabashije kubageraho rwose batarakurwa mu gace barimo, kandi bakirinze abaturage babo neza. Urabona ko ni abagabo b'intwari, bari abagabo, ibyabo ni amateka. Intambara zabo tuzajya tuzivuga no mu myaka iri imbere, kuko ni ubutwari bagaragaza hariya, nubwo abasa n'abubaraweho n'ibihugu byose. Urabona ama operation yose basa n'abagose hariya babasha guhangana nayo. Nicyo cyacyuho wabonaga muri iyi minsi, wasangaga bahora mu ntambara z'ubutitsa, babahozaho igitutu. Bwari uburyo bwo kugira ngo barebe ko bateshuka kubw'imbaraga nke bashobora kuba bahabonaga, bakavuga bati reka kari gace tukagenzure, tugashyiramo deployment zifatika ku buryo ntawe uzakadukuramo. Ariko biratangaje kubona uburyo yihagazeho mu bihe bitambutse, ikaba ikibasha kuhagenzura. Urukuta rukomeye rwa kano gace n'ubundi kabaye Tombe ka Marimba, ubona ko ari ikintu gikoze cyaciye intege, kandi ubona ko gisa nkaho ari igikorwa gikomeye iyi twirwaneho yakoze. Ubona ko n'ubundi bitari buze koroha maginga ya dushobora kuza kuvuga ibindi, ariko ubona yuko nanone aba FDNB bagize urwikango, ndetse na coalition yose na FARDC, ubona ko bagize urwikango nyuma y'ibikorwa bakomeje gukora hariya muri bice bya Minembwe. Urabona ko bakoze ibikorwa bigayitse bibabaje, ariko maginga n'ubundi uduce tumwe na tumwe aho nakubwira ko dukomeje kugenda tugaragaramo imirwano n'ubundi. Urabona ko za Kishebwe n'ubundi imirwano iracyagaragara, nubwo abari kubeshabesha ni bya bindi bashaka gukina politiki ariko bitari bubahire, bitewe n'uburyo bari kugaragaza ko bari kuva mu mirwano bifotoza. Ikintu bita ifoto, abawazarendo na FARDC bazi kurya ifoto, arazirya. Buriya ntabwo bayoberwa agace bari kugenzura. Kiba ari ikintu kidasanzwe. Ese ugira ngo burya urwana mu mirwanire yabo nk'uko nabo barwana, ugira ngo we iriya foto ntiwayirya? ntabwo wayirya. aba ari agashya n'igitangaza gikomeye kugira ngo njye byarantunguye ku munsi n'ubundi kuri 29 aho imirwano ikomeye yabereye muri kariya gace ka Sange. Urabizi neza ko bari baririye n'ifoto mbere yaho gato, nyuma y'aho 23 isohoka mu mujyi wa Uvira. Bati ubu Sange kuzamuka Kirimba hose hari mu maboko yacu, ubona bakamejeje. nawe itekereza kuri iki ngiki, ibaze kurwana intambara amezi 3 utahagira agace ufata gafatika, wenda bavuga inkuru ngo twishubije Uvira. Mu mbaraga zabo atari kiriya cyabaye nka manu nyine babahereje umugati. Urambwira ngo ifoto babura kuyirya bafite agace bagenzura? Nijoro rero rigaragara ko bitari buze koroha, ndetse riri buteze ikibazo gikomeye. Bakunzi bacu dukurikirana, birakaze ku rwego rwo hejuru, aho nakubwira ko biba bitoroshye maginga ya. Ni ikibazo gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, aho n'ubundi ubona ko nubwo basa nkaho bari kubeshabesha, ariko imirwano muri ibi bice nakubwira ko utu duce dukomeje zatuwetuwe, n'ubundi urabona ko hariyo gukorerwayo operasiyo zikomeye. Impamvu nyamukuru ikomeye iri kubera muri biriya bice, ubona yuko n'ubundi ndumva twasobanuye mu kiganiro kibanza impamvu nyamukuru aba FDNB bakomeje kusa nk'aho basatira muri biriya bice, ko ari misiyo ikomeye n'ubundi ya Perezida Neva ku nyungu ziwe mu duce wenda twasubiramo dusa nk'aho ishaka kongera kwigarura nyuma y'aho n'ubundi yigaruriye kano gace ka Mugera. Biravuga ko ishaka gufata aka Karogabano ndetse n'aka Kangara. Ubona ko ari uduce n'ubundi turi mu mutwe
wa FDNB ubona ko impamvu ikomeye ituma bari kurwana ari kubera ikibazo gikomeye cy'uko bashaka n'ubundi kwigarura tuno duce dukungahaye ku mabuye y'agaciro, akaba nayo mpamvu imirwano ikomeye. Impamvu tuba tubasubiriyemo, hari ababa baje bashyashya, mujye mutwihanganira, bavuga se birava he birajya he, kandi inkuru yatambutse byagiye bigaragara ko abantu benshi badakunze kujya kuzireba, ariko tuba tugomba kubasubiramo kugira ngo tugaragaze impamvu ikomeye FDNB biri muri biriya bice ubona ko irwana ku mwuka wa nyuma, ari naho twavuga ko ifitemo abasirikare benshi. Hariya mu Minembwe FDNB ifitemo abasirikare benshi ku rwego rwo hejuru, benshi nimvuga benshi ariko wumve ko ari benshi cyane, barahari benshi bashoboka. Urabona ko ni pozisiyo bari bashyizeho amaso, bari bitezemo ibisubizo bizima, ari nabyo bishobora kuba byarabatunguye kuko ntabwo bari biteze ko baba bafite inkuru mbi kuri iki gihe yo kuba bakiri mu kazinga bahawe. Bumvaga ko kiriya gice bazaba bakigenzura, ndetse ahubwo ubu ku bwabo bari gukeka ko intambara yaba yerekeza za Minova, basa n'abajya gukuramo Goma. Bukavu zarafashwe kera, bari babibariye ku ntoki kugira ngo bagarurire hari ahantu, bitewe n'abacancuro n'umurundi bari baroshye uko yanganaga. Tanzania n'iriya mitwe yose ibera muri Kongo yose, urabona ko yaba na za Mayimayi mu nce zirimo za Walikale ko nazo ziri mu kazi, bahawe ibikoresho, bari biteguye bihagije, ariko birengagije abo barwana nabo. Ubu uburyo bari bateguye iriya ntambara bari bibagiwe M23 bafatanya imigejo bundi ko nta n'igihe cyari giciyeho. Ni ikibazo gikomeye ariko bakunzi bacu, ndetse giteye urujijo, ariko biraza kuzasobanuka. Twirwaneho yafashe ingamba, ndetse nshimira cyane bikomeye General Sematama, ndetse nshimira n'ubuyobozi bwa AFC bukomeje kuba hafi ya Twirwaneho yugarijwe, yatakaje bamwe mu bahungu babo, yatakaje byinshi. Mana rwose, Imana ijye ikomeza ibaha imbaraga, irebe uburyo ki yakuraho izi mbogamizi zo ku rwego rwo hejuru. Ntabwo biba byoroshye maginga ya, n'ubundi icyo twari turimo tubamenyesha ni iri joro ndetse n'ibikomeje kubera muri ibi bice. Reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana, mwe mwahisemo kubana natwe, kandi namwe mukitwumva bwa mbere murebe munsi ya video mukore kuri subscribe, like, share, ubundi bityo namwe mwengere mu muryango mugari wo kumva updates zigezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba muri biriya bice, haba muri Sud Kivu cyangwa muri Nord Kivu. Imana ikomeze ibane namwe bwana Habishuti. Sinzi nimba ari icyo wabwira abakunzi bacu. Ndongeraho kubasezera kugira ngo Imana ibane nabo muri iri joro, tuzongere gucya turi bazima, ducyana andi makuru macya, twongera guhurira ku rubuga rwacu. Murakoze cyane. Ni ikibazo gikomeye cy'imvura, muratwihanganira. Ni ijoro ririmo imvura ahantu duherereye, harimo imvura n'inkuba, murumva ko ikoranabuhanga bitagenda neza. Muratwihanganira ku kiganiro gito tubagejejeho, na hejo n'ubundi cyangwa bitunguranye twabagiza andi makuru yizewe.